Tugwaye ikaze ku rubuga rwa Nutrimed Plus, urubuga twigiraho imirire, kuboneza imirire ndetse no kugira ubuzima bwiza muri rusange. Muri kumwe nanjye nutritionist Mfiteyesu Leah. Uyu munsi tugiye kuganirira hamwe ku byiza dushobora kubona muri karoti. Karoti ni uruboga abantu bakunda cyane kandi mu Rwanda ndetse no mu mahanga n'ahantu hose hari abantu bakunda ibigendanye n'imboga. Karoti ni kimwe mu biribwa kiribwa cyane ndetse karoti zikoreshwa ahantu hose ku isi. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ese ikoreshwa rya karoti rya buri munsi rishobora kukungura iki ku mubiri, ese nibihe byiza uzakora muri karoti, wayikoresha ute kugira ngo ubone ibyiza bikomoka kuri karoti. Ikintu cya mbere karoti zagufasha nuko karoti zikungahayemo cyane antioxidants twita beta carotene. Beta carotene ni ubwoko bw'intungamubiri ziboneka muri karoti zifasha cyane ku maso. Amaso yacu akenera vitamine A idufasha cyane mu gutuma tureba neza ndetse bikaturinda n'indwara zifata amaso cyane kutabona nijoro. Rero iyi beta carotene itanga vitamine A ishobora gufasha mu gutuma amaso yawe areba neza, bikakurinda uburwayi bw'ubuhumyi cyane uko umuntu akura, ariko kandi ikanafasha no ku bana bato mu gutuma amaso yabo akura neza kandi akareba neza ku buryo batazagira ibibazo by'ubuhumyi cyangwa se n'ibibazo byo kureba nabi bitewe nuko babuze iyi vitamine A. Rero karoti izagufasha mu gutuma ugira ubuzima bw'amaso yawe buba bumeze neza, ukareba neza, kandi iyo ureba neza n'ibindi byose bigenda neza. Ikintu cya kabiri karoti izagufasha nuko karoti ifasha ku ruhu, ku bigendanye n'ubuzima bwiza bw'uruhu. Bitewe na ya vitamine A iboneka cyane muri karoti, ifasha cyane mu kugira ubuzima bwiza bw'uruhu, kubera ko rimwe ifasha mu kuregeneratinga cyangwa se mu gukora bundi bushyashya uturemangingo tugize uruhu, kubera ko buri turemangingo twacu n'ubundi tumwe tugenda dusimburana n'utundi, uko dusaza hakagenda haremwa utundi dushyashya. Rero karoti zikungahayemo vitamine A ishobora gufasha mu kuregeneratinga cyangwa se mu gukorwa k'uturemangingo dushya dufasha mu gutuma ugira uruhu rumeze neza. Ikindi bizagufasha kutagira uruhu rwumagaye, ikindi bigufashe mu kutazana iminkanyari by'imburagihe. Ikindi kandi karoti ishobora no kugufasha mu kugabanya ibyago byo kugira acne cyangwa se ibiheri byinshi byo mu maso. Urumva rero ko karoti ni kimwe mu biribwa bishobora gutuma ugira uruhu rwiza. Ikindi ku bantu bashaka kugira uruhu rwerurutse cyangwa se ruri brownish, ni byiza gukoresha karoti kuko ririya bara ryayo rishobora no gutuma uruhu rwawe rumera neza, rusa neza. Karoti rero ni nziza ku bantu bashaka kugira uruhu rwiza. Ikintu cya gatatu karoti izagufasha nuko karoti izagufasha mu kugira ubuzima bw'umutima bumeze neza. Karoti impamvu ishobora kugufasha mu kugira ubuzima bw'umutima bwiza, icya mbere nuko karoti zishobora kugufasha mu kugabanya cholesterol. Karoti zikungahayemo amafibre cyangwa se ibikatsikatsi biboneka mu biribwa, fibers, zishobora kugufasha mu gihe karoti waziriye ziri mu igogora. Hari enzyme bita bile. Bile ni ubwoko bw'amaside afasha mu kugogora ibiryo twariye, kandi bile ikaba irimo cholesterol, ikaba ikozwemo na cholesterol. Cholesterol ni ubwoko bw'ibinyamavuta bikunda kuba bishobora gufunga imitsi. Ubwo turi kureba uburyo karoti ishobora gufasha mu gutuma ugira ubuzima bwiza bw'umutima. Iyo rero twariye karoti, bile ikavuburwa ije mu gufasha mu igogora ry'ibyo twariye. Ibikatsikatsi biboneka muri karoti bifata cholesterol yazanye na bile, noneho bikaza gusohokana mu myanda, bityo bigatuma cholesterol yaje mu bikoze bile itari buze kongera kuba absorbed, reabsorbed, itari bwongere kongera kwinjira
ngo noneho cholesterol zigume ari nyinshi mu mubiri, ahubwo bigatuma karoti ifatamo iyo cholesterol yaje mu kudigera ibiribwa noneho ikazasohokana n'imyanda. Niyo mpamvu karoti ziri muri bimwe mu bishobora kugabanya cholesterol nyinshi mu maraso, bityo bigatuma ubuzima bw'umutima wacu ndetse n'imitemberere y'amaraso n'imitsi bigenda neza. Ikindi cya kabiri karoti zishobora gufasha ku buzima bw'umutima nuko karoti zikungahayemo potassium, kandi potassium ifite aho ihurira no kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso, kuko potassium igendana na sodium. Iyo sodium ari nayo itera umuvuduko ukabije w'amaraso, iyo ari nyinshi kurusha potassium umuvuduko uriyongera. Ariko iyo potassium ari nyinshi kurusha sodium bituma umuvuduko ugabanuka, tutagiye muri reactions nyinshi ziba. Potassium ishobora gutuma umuvuduko w'amaraso ugabanuka, bityo karoti zikaba zimwe mu bintu bishobora gufasha mu kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso, bityo bigatuma umutima wawe ukora neza. Ikintu cya kane karoti zizagufasha nuko zizatuma ugira igogora ryiza, bityo bikakurinda mu kugira constipation, kubera ko karoti zikungahayemo ibikatsikatsi fibers nk'uko tubivuga, zigashobora gutuma zifatamo n'amazi, bikakurinda kugira constipation. Utagira constipation ukagira ubuzima bw'igogora bumeze neza. Ikindi kandi karoti zishobora gufasha mu gutuma bakteri nziza zo mu gifu cyangwa se ibyo twita microbiota, ubwoko bwiza bw'utunyabuzima tuboneka mu mara n'ahandi, dukura neza. Twabonye ko niba utararebye ibigendanye n'ubu bwoko bw'amabakteri nicyo bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, muri description turashyiramo link, cyangwa se wanadusura ku rubuga rwacu rwa Nutrimedi Plus ukabibona uburyo izo bakteri zishobora gufasha umuntu mu kugira ubuzima bwiza. Rero bakteri nziza, karoti ziri muri bimwe mu bigaburira izo bakteri nziza zifasha mu kugira urwungano ngogozi rukora neza, ndetse n'akandi kamaro kenshi gatandukanye dukura mu kugira izo bakteri nziza zo mu mara. Ikintu cya gatanu karoti zizagufasha nuko karoti zikizemo vitamine C, cyane cyane iyo ziriwe ari mbisi, zigafasha mu gutuma ubwirinzi bw'umubiri wacu buba buri hejuru. Vitamine C ni kimwe mu mavitamine yibanze cyane mu gutuma habaho ikorwa ry'insoro z'umweru cyangwa se white blood cells, ari nazo zidufasha mu guhangana n'ama-infection, mu guhangana n'utuntu twinshi dushobora kwataka umubiri wacu, bityo bikadufasha rero mu kugira ubudahangarwa buri hejuru, bikakurinda uturwara twa hato na hato. Rero gukoresha karoti cyangwa se umutobe wa karoti ariko zidatetse, kuko vitamine C irangirika ku rugero ruri hejuru iyo dutetse ibiribwa, ni byiza. Ikindi kandi karoti ni byiza ko no mu gihe uzitetse utazihisha cyane, kugira ngo ya vitamine C mu gihe uziriye zitetse nabwo ube ufite amount cyangwa se ube ufite pourcentage runaka wasigaranye, wabishobora ukayirya muri salade, nabyo bizagufasha mu kubona ya vitamine C iri hejuru. Ikintu cya gatanu karoti izagufasha nuko karoti ifitemo ibibyimbura cyangwa se ifitemo anti-inflammatory properties. Ni ibintu bidufasha mu kurinda kubyimbirwa k'umubiri. Ubundi twabonye ko indwara nyinshi ku bantu badukurikirana dukunda kuvuga ibintu bya anti-inflammation. Ibintu bya anti-inflammation rero ni ibiribwa biba bishobora kuturinda kubyimbirwa, kuko buriya ntabwo ari uku kubyimbirwa kw'inyuma tubona, ahubwo no mo imbere mu mubiri wacu habamo ibintu byinshi bitandukanye bishobora gutera kubyimbirwa, ariko biri chronic inflammation. Iyo rero mu mubiri uhora ufite izo chronic inflammation, ushobora guhorana ububabare budasobanutse, ushobora kugira ibibazo byo kubabara mu ngingo, ushobora kugira ibibazo by'umutima ndetse n'imitemberere y'amaraso, imitsi yawe ishobora kwatakwa, n'izindi ndwara nyinshi zishobora kukuririra ku kubyimbirwa guhoraho kuba kuri mu mubiri. Karoti rero zikungahayemo intungamubiri zishobora kukurinda
kugira iyo chronic inflammation mu mubiri wawe, bityo bikagira uruhare mu kukurinda amakanseri atandukanye ndetse n'izindi ndwara nk'izifata umutima, izifata mu ngingo n'ibindi, kuko inflammation ni kimwe mu bintu bishobora gutera indwara nyinshi. Ikintu cya karindwi kurya karoti bizagufasha nuko karoti zishobora kugufasha mu rugendo rwawe rwo kugabanya ibiro, kuko karoti zikungahayemo cyane fibre, bya bikatsikatsi twabonye bikomoka ku biribwa. Karoti birazifite nyinshi. Icya kabiri, karoti irimo amazi menshi. Ikindi kandi karoti ituma wumva uhaze iyo wayiriye, bityo bigatuma quantité y'ibyo wagombaga kurya iba nkeya. Kandi ikindi kintu ugomba kumenya kuri karoti nuko karoti irimwe mu mboga zidafitemo karori nyinshi. Niyo mpamvu rero kuzishyira mu biribwa byawe, kuzishyira muri salade ndetse n'ibindi bizagufasha cyane mu kuba wagabanya ibiro. Ikintu cya munani ari nacyo cya nyuma karoti ishobora kugufasha nuko karoti ishobora kugabanya ibyago byo kurwara amakanseri atandukanye. Ubushakashatsi bwerekanye ko ibiribwa bikungahayemo beta carotene, ya ntungamubiri yibanze tubona muri karoti, bishobora gufasha cyane mu kurinda kanseri zitandukanye, harimo kanseri y'amabere, kanseri y'ibihaha, kanseri ifata amara ndetse n'ubundi bwoko bw'amakanseri atandukanye. Bitewe nuko iyi beta carotene ni antioxidant cyangwa se ni ubwoko bw'intungamubiri bushobora kuburizamo gukora nabi k'umubiri, cyangwa se bishobora kuburizamo ibyo twita free radicals. Iyo ufite rero antioxidants nyinshi ziburizamo gukora nabi k'utwo tuntu dushobora gutuma umubiri ugira gukora nabi k'umubiri, bityo bigatera amakanseri atandukanye. Rero gukoresha karoti nabyo ni kimwe mu bizagufasha mu kukurinda kanseri zigiye zitandukanye. Murumva rero yuko muri bikeya twabahitiyemo uyu munsi, karoti zifite ibintu byinshi zishobora kugufasha, kandi n'ubwoko bw'imboga ziboneka mu buryo bworoshye ku mafaranga makeya, kandi ikindi zikaba zinaryoshye, zinoroshye kuzikoresha. Twazikoresha mu mboga, twazikoresha muri salade, twazishyira mu muceri, twazikoramo jus. Uburyo bwose dushobora kuzikoresha, ziroroshye kuzikoresha, kandi tukabonamo ka kamaro gatangaje twabonye gashobora kuva muri karoti. Turabararikira rero gutangira gukoresha karoti, niba utazikoreshaga kwibanda kuzihereza abana, byo ni ingenzi kuko zinafasha mu mikurire yabo ya buri munsi. Nibyo rero twari twabayitiyemo. Niba utakoreshaga karoti, tangira uzikoreshe, yihekenye, nywa jus yayo, yiteke mu biryo byawe bya buri munsi, bityo wibonere ibi byiza byinshi twabonye kuri karoti. Mwari kumwe nanjye nutritionist Mfiteyesu Leah. Mukeneye ubufasha bw'umwihariko cyangwa se mukeneye kuduha izindi nyunganizi, mwaduhamagara kuri 0788940474. Ikindi mwadusanga kuri Nutrimedi Plus aho dukorera Kimironko hafi ya Simba. Ikindi tutabura kubibutsa nuko no ku bantu bari hanze tubafasha by'umwihariko kuboneza imirire yanyu nubwo mutaba muri mu Rwanda, kuko muradukurikirana muri benshi, turabibona abo muri USA, abo muri Canada, Australia n'abandi benshi mudukurikirana muri mu bihugu bitandukanye. Dushobora kubafasha kuboneza imirire yanyu twitaye ku biribwa mubasha kubona aho muherereye. Mwatwandikira namwe kuri iyo nimero, ubundi tukabafasha kuboneza imirire. Ariko niba utarakanda subscribe, uri mushya cyangwa se utari na mushyashya ariko utarayikanda, yikande kugira ngo tugume kubana nawe. Ikindi ugume kunguka mu kugira ubumenyi ku mirire n'iboneza mirire muri rusange. Naho ubutaha.